muri ekipe ya Liverpool icyizere ndetse n'amahirwe bikomeje kugenda byiyongera byo kuza kuba basinyisha n'umusore w'umufaransa w'imyaka 23 bita Badre Barcola bigendanye n'amagambo yatangaje n'uwitwa Luis Enrique yasaga nawe nk'urimo uraca ku mayange cyase agaragaza ibisa nk'ibihishwe yuko n'umusore nyine ashobora kuza kuba yava Parc des Princes akaba yakwerekeza Anfield mu gihe gahunda zakomeza nk'uko bimeze. Ese uyu Luis Enrique yatangaje ibiki? Ese amahirwe y'ino transfer yo kuba yaha muri Liverpool bihagaze bite, bigeze hehe? Ibyo byose nibyo nyina ngo tugarukeho, ariko ndagira ngo banze nshimire cyane by'umwihariko abantu mwese mwamaze ukanda subscribe hano kuri Game Sports Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ukanda like kuri ino video, jya muri comment section n'igitekerezo cyawe ubundi tujye tugumye tubana uko bwije nuko bukeye. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo ekipe ya Paris Saint-Germain ifite umukino wagombaga gukina na ekipe ya Lens mu cyo twita ngo ni Trophée des Champions cyangwa se nka Super Coupe yabo mu Faransa. Ekipe ya Paris Saint-Germain byaje kurangira itsindwa igitego kimwe ku busa, ariko n'ubundi ni umukino ekipe ya Liverpool yari yagiye gukina idajyanye na Badre Barcola ndetse bajya gukina batanatwa Ibrahim Mbaye. Bose ni abasore bamaze igihe barimo bavuga ku isoko ry'igura n'igurishwa, ni abakinnyi bagiye bavugwa cyane bahuzwa na ekipe ya Liverpool, ndetse kugeza ubu hari amahirwe nuko hari n'urujijo rw'uko ino ekipe ya Liverpool yaza kuba yabatwara. Uko kuba rero ekipe ya Paris Saint-Germain yagiye gukina ititwaje bano basore byabaye nk'ikimenyetso cyangwa se byabaye nk'ibitangiye gucira abantu ku mayange, babwira ati nyamara bino bintu bishobora kuba bigenda bifata indi ntera. Isaha n'isaha dushobora kuza tukumva ngo uwitwa Badre Barcola amaze kuva muri ino ekipe ya Liverpool, amaze kuva muri ekipe ya Paris Saint-Germain yerekeje muri Liverpool cyangwa se bigenze bite. Ibyo byose rero ni circulation imwe mu bintu byari no bigenda bivugwa cyane cyane muri no ekipe ya Liverpool ndetse n'uyu Badre Barcola. Nyuma y'umukino rero ino ekipe ya Paris Saint-Germain imaze gutsindwamo ibitego kimwe ku busa, nibwo ari magana n'itangazamakuru n'umutoza w'umutaliyani bamubaje ku kigendanye no kuba no mukinnyi yavamo cyangwa se ku bigendanye n'uburyo biteguye nyine, ariko hanini barimo bagusha kuri squad yabo. Arasubiza ati we are very young and very ambitious team, it is important for us to make change and look for the player who enjoy playing our way and who love playing for PSG. Ibyo nibyo yari arimo agenda asubiza abanyamakuru bari barimo babimubajije. Gusa ibyo byabihereyeho mbere yuko n'umukino utangira muri press conference yo ku munsi w'ejo nibwo ibyo yari yabigarutseho, ababwira ati turi ekipe y'abajene cyangwa se turi ekipe jeune y'abakinnyi bakiri bato bafite intumbero zaza kandi tukaba dunahuje intumbero nka ekipe. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma kuri twebwe bihora ari ingenzi kugenda dukora impinduka runaka tunareba ngo ese nabaye bakinnyi bishimiye, nabaye bakinnyi bifuza kuba bajoininga ekipe yacu kugira ngo tugende tubongeramo. Ibyo ngibyo rero bituma turebera kuri ba bakinnyi bifuza gukina muri bwa buryo twe dukina mu ekipe ya Liverpool, ndetse abakinnyi biteguye kuza gukora icyo ari cyo cyose ngo bakinire ekipe ya Paris Saint-Germain. Akomeza agira ati when a player doesn't want to come here or doesn't have a smile on their face about being here, it's better to find another solution. Nimba umukinnyi atifuza kuba yaza hano, ubwo ni ukuvuga ngo nimba atifuza kuba yaza muri ekipe ya Paris Saint-Germain, nimba atifuza kuba yajyana natwo twari tugiye gukina, cyangwa se nanone umukinnyi akaba atishimye ku isura yiwe, agaragara nk'umuntu utishimye byo cyangwa se atishimiye kuba ari kumwe natwe, rero icyiza nuko umukinnyi twamurekura akajya kuba yakwishakira ahandi yajya, cyangwa se akaba yashaka ibindi bisubizo. Atari ko twe ntabwo tujya duforce umuntu udashaka kubana natwe, ntabwo tujya duhatiriza umuntu kuba muri ekipe yacu, kuko turi ekipe jeune, turi ekipe ifite intumbero zo gukorera hamwe nka ekipe. Nimba umukinnyi atishimiye kubana natwe, nimba umukinnyi atari muri mood nziza kuba yakorana natwe, rwose turamureka tukaba twashaka ibisubizo byombi, yaba kuri twe cyangwa se no kuba yagenda. Ikindi kintu cyasaga nk'ikirimo gica amarengana none cyo kuri ekipe ya Paris Saint-Germain yaza kuba irekura abantu basore babiri, ubwo ndavuga Badre Barcola cyane cyane ndetse n'uyu Ibrahim Mbaye. Bose n'abasore bagiye bahuzwa n'ino ekipe ya Liverpool, gusa nini kagaragara cyane muri situation na deal y'uwitwa Badre Barcola. Murabizi neza ko ino ekipe ya Paris Saint-Germain amaze kwisinyisha abasore babiri, harimo umubirigi bita Mikagot wakiniraga ekipe ya Ajax Amsterdam, umwe mu bawinga beza cyane bakiri bato, imyaka 21, umwe mu bakinnyi bafite carte itwara umupira yihuta, amacenga menshi, ndetse yongeramo n'uno musore w'umwespanyol bita Ferran Torres, abantu benshi bamumenye cyane muri ekipe ya Liverpool na muri ekipe ya Barcelona. Plutôt ni umukinnyi wakinnye no muri ekipe nka Manchester City n'ahandi, ariko cyane cyane iri zina ryamenyekanye cyane ubwo igitego kuri finali y'igikombe ya Argentine.
abose rero ni abakinnyi bamaze kuba binjira muri no ekipe ya Liverpool muri no ekipe ya Paris Saint-Germain baturutse mu yandi makipe hirya no hino. Ahanini byasaga nk'ikirimo kirakwereka cyangwa se kiragaragaza yuko ekipe ya Paris Saint-Germain kiri gutuma ikora izo business zose, kuko kongeramo umukinnyi nka Magnus Akrush, kongeramo umukinnyi nka Mika Götze, abo bose ni abawinga, usanganye Desire Doué, usanganye Kvicha Kvaratskhelia, ukongeramo umukinnyi nka Ferran Torres, ufite umukinnyi nka Ousmane Dembele. Icyari ikimenyetso kigaragaza yuko nyine ekipe ya Paris Saint-Germain yabirimo ikonsideringa kuza kubirekura witwa Baldé Barcola, wagiye anagaragaza kenshi ko yifuza kuba yasohoka muri ino ekipe, cyangwa se wagiye anapushinga mu buryo ubwo ari bwo bwose bari yasohoka muri ino ekipe, areba aho yajya kuba nk'umukinnyi w'umusitata, cyane ko ngo atishimira uburyo arimo agenda akoreshwa cyane, cyangwa se arimo agenda asimbura hanini atakiri kubona umwanya ubanzamo. Ubwo bari babimbaje direct bamubaza kugenda ko ibyo byose turajyana kuri Luis Enrique, yari amagambo hanini nyine yasaga ekipe yose rusange, ariko bamubajije Baldé Barcola ese uwitwa Baldé Barcola azajya muri Liverpool, ese asubiza ati murakoze kandi murabeho, ahita yigenda ati thank you and goodbye, ahita asohoka aho bari barimo barakorera ikiganiro. Indi mpamvu nanone irimo iratuma ino nkuru y'uwitwa Baldé Barcola kuba yakurikiza muri ekipe ya Liverpool igira imbaraga, kugira ngo munabyibuka neza nka bimwe mu byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye mu minsi ishize, by'umwihariko turebeye nko kuri Team Talk. Murabizi neza ko umwe mu basina correspondent bayo bita Garme Bailey yari yatubwiye ngo ekipe ya Paris Saint-Germain yiteguye kuza gutanga green light, cyangwa se yiteguye kuza kwemerera uwo ari we wese uri buze kwemera gutanga amafaranga byibura ari buze kugera muri range ya miliyoni 125. Ekipe ya Liverpool kugeza amaginga murabizi neza ko yaragiye inatangira, cyangwa se yari imigenda itegura uburyo ibuze kubona ayo mafaranga, kandi nanone kita ku kijyanye no kubalance ibitabo byayo, uko murabizi ko hari ikintu cyitwa financial fair play, nicyo kintu kigenda gituma ahanini ama ekipe agenda ubona asa nk'ayifata akajya muri deal akabanza kwinegosiya cyane, atari uko mu by'ukuri ayo mafaranga yabuze, ahubwo igira ngo irebe ngo ese koko ntabwo bino by'amategeko byazankurikirana nyuma. Ngira ngo munabizi ibyo birego bigenda bibaho ekipe ya Everton mu myaka ishize, bigeze no kwikuramo amanota 10 nk'ijyana cyo kuvuga ngo hari ibyo itari yubahirije. Ekipe ya Manchester City murabizi ko kugeza na n'ubu yacyafite ibirego bigera mu 115 bitari byaburanishwa ngo birangire. Ibyo byose rero n'izindi kaba ari bimwe mu bintu byagiye bivugwa yuko ekipe ya Liverpool irimo irabyigaho, ubundi ikahita isubira muri ino ekipe ya Paris Saint-Germain ngo ijyanye amafaranga ahagije, cyangwa se amafaranga bumva ko azaba akwiranye no gusinyisha uyu Baldé Barcola. Ngira ngo kimwe mu bintu byavuzwe cyane byanagarutsweho ni uko bakwemera gutandukana n'uwitwa Cody Gakpo, bakaba bamugurisha muri ekipe ya Tottenham kugira ngo babone ayo mafaranga nayo bayahereho. Murabyuka ko abandi bakinnyi nabo nk'abarimo Curtis Jones ndetse n'abandi nabo bari bagiye bavuga ko bashobora kuza gusohoka muri ino ekipe. Kugeza ubu rero igisigaye ni ugutegereza tukareba ngo ese koko Liverpool iraza kwemera gutanga izo miliyoni 125, ese kuba witwa Baldé Barcola atangiye kujya agira imikino imwe n'imwe asibyo yaba ari uko koko nyine yenda kuba yasohoka muri ekipe ya Paris Saint-Germain. Ibyo byose nibyo dukwiye gutegereza tukareba ngo ese bimeze bite, bihagaze bite. Gusa ku kigendanye na financial fair play bakakubwira ko mu gihe cyose ekipe ya Liverpool yaza kwibonye undi mukinnyi isohora kugira ngo byiburize ko nubona amafaranga ahera no za miliyoni 30 cyangwa 40 ikaza kuzikomaho, biraza kwitabyora, kuko nimba utandukanye n'umukinnyi nka Mohamed Salah imwaga mu 330 bisobanuye ko nyine kitari buze kuba ikibazo ku kigendanye n'imishahara, kuko uko Baldé Barcola yahenda kose ntabwo bize gufata imishahara ingana n'iya Mo Salah, kandi nimba barabashe gukavaringa imishahara ya Mo Salah nibateze ibyo bibazo byose bya financial fair play muri season ishize, bisobanuye neza ko bahagaze neza byo kuba baza kubalance ibyo bitabo. Icyo basigaje gusa ni ukubanza kubona ngo hari amafaranga twinjije aya ngaya, bakabona nyine ayo bari buze gukora mu bakinnyi bari bugurisha yabinjije mu geneye na sezo bagize n'umwanya basorejeho, ayo ngako bari buze gutura bakajya ko basinyisha umukinnyi babone ku kigeneye n'imishahara bo akemeza ko nta kibazo kinini kibirimo. No gutegereza tukareba rero, gusa iyo ni update wamenya yaba Baldé Barcola yaba Liverpool bose bo bafite gahunda yo kuza kuba bakorana. Paris Saint-Germain yatangiye kugenda isa nk'igaragaza ibimenyetso by'uko yatangiye gukora mu mibare ya witwa Baldé Barcola, ibyo ngibyo akaba n'ikimenyetso gishobora kuza gutuma byibura deal igabanuka cyangwa se isa nk'ihendukaho gato, yorohamo ku buryo byakorohera ekipe nka Liverpool. Ndetse twa Jamie Carragher aratekereza ati nubwo bwose ku giti cyanjye ntari kwifuza kujya gusinyisha Baldé Barcola bigendanye n'abakinnyi dufite bashobora gukina ibumoso, ariko none n'umukinnyi mwiza mu by'ukuri ku buryo kumutangaho miliyoni nk'ijana ntabwo cyaba ari igihombo. Reka dutegereze turebe rero ngo ese Liverpool iraza gutanga amafaranga angana iki, Paris Saint-Germain iraza gusaba amafaranga angana ate. Ibyo byose nibyo turi buze kumenya mu minsi iri imbere. Gusa kambanza nkwitse gukanda subscribe ni mutari wayikanda
ujye muri comment section uduhe igitekerezo cyawe tujye tugumya tubana uko bwije nuko bukeye. Ciao ciao, bye bye.